Iyo tugize Imana tubona umugiraneza akadufasha cyangwa se tukajya mu gasenta hariya hepfo tugashaka amafaranga. Ni ya Mana ireberera imbwa ntihumbye nyine. Biterwa n'uko uhuye n'umuntu. Nanjye mbona n'uriya mwana. Amakuru yanyu Neza. banyita Bitangaza. Wowe bakwita nde? Banyita Penge. Iryo ni izina ry'imihanda. Wowe bakwita nde? Banyita Kidumu, ryo ni izina ry'imihanda. Wowe bakwita nde? Inkungugu. Inkungugu. Wowe bakwita nde? Intosho. Intosho. Tumurijenti. Umurijenti. Ni ukubera iki mwaje ku muhanda? Twebwe twibera imihanda iwacu biragoye. Wowe nuko waje ku muhanda? Ubuzima buba bwaranze umuntu akaza gushaka ibiceri. Ni uko ubuzima buba bwaranze, nta babyeyi nta kinuta. Wowe kuri umwana muto n'iki cyatumye uza ku muhanda? Njyewe mama njyewe ntabwo mfite, abagira neza bampaye urufunguzo ngo nibere mu nzu yabo. Ubu uribana mu nzu? Wowe nuko iki waje ku muhanda? Njyewe imibereho yaranze njyewe. Imibereho yaranze. Ese wowe nuko iki waje ku muhanda? Nanjye mbona n'uriya mwana. Mubana mu nzu mwenyine. Kuba muri iyo nzu mwenyine mubona icyo murya se cyangwa mubona uburyo mwambaramo? Iyo tugize Imana tubona umugiraneza akadufasha cyangwa se tukajya mu gasenta hariya hepfo tugashaka amafaranga. Ese wowe nta babyeyi ufite? Ababyeyi kuba mbafite ndabafite ariko ntabwo bishoboye. Niyo mpamvu wahisemo kuba waza ku muhanda ukicara nyine hano. Ese ubona kuba wicaye ku muhanda ubona hari icyo winjiza cyangwa se ubona imibereho? Ni ya Mana ireberera imbwa ntihumbye nyine. Biterwa n'uko uhuye n'umuntu akavuga ati akira kano kantu cyangwa akira uno mwenda wambare, ubwo umushima, iyo muhuye uramuhimbaza nyine. Bakunzi ba Muzunga TV, uyu munsi twasuye abana bigaragara ko baba ku muhanda, ariko nubwo baba ku muhanda bavuga ko ubuzima buba bugoye. Twaganiriye nabo rero batubwira agahinda kabo n'akababaro kabo, ndetse twabashije no kuba twabaganiriza batubwira uko babayeho. Twasanze hari bamwe bibana, abandi babana n'ababyeyi babo, ariko bavuga ko ababyeyi babo batishoboye. Wowe mama wawe cyangwa papa wawe ntabwo ufite? Mama wenyine ariko ntabwo yishoboye. Mama wawe ntabwo yishoboye. Ese urasaba iki muri wowe? Kereka mbonye badukoreye ubuvugizi bakaba badufasha. Biragaragara ko mutegeze mujya ku ishuri cyangwa se ngo mubashe kuba mwakwinjira mu muryango w'ishuri. Ubuzima wa gatandatu mbura yo gukomeza. Ese uwagufasha akagusubiza mu ishuri wakwiga? Nakiga. Wakwiga. Wowe wavanywe n'iki ku ishuri? Wigeze wiga cyangwa ntiwigeze ujyayo? Ntabwo nigeze njyayo. Ntabwo wigeze ujyayo. Wowe byagenze gute? Navuka sinanakandagira mu ishuri. Bivuga ko utigeze ugera mu ishuri. Wowe mwana muto ntabwo wigeze wiga cyangwa wavuye mu ishuri utagejeje igihe? Yavuye mu ishuri atagejeje igihe. Ese wabigeze mu wa kangahe? Mu wa kabiri nuko nabuze amafaranga yo kwishyura. Wageze mu wa kabiri primaire. Uhitamo ubuzima bwo kuza kwibera ku muhanda. Murumva ko abana babayeho nabi, ntacyo kurya, ntaho kuryama, n'abafite ababyeyi urumva ko bari kuba batabaza rwose. Niyo mpamvu nkatwe nk'abanyamakuru tuba tubahari kugira ngo tubakorere ubuvugizi. Wakumva ashaka gufasha abana kugira ngo babashe gusubira ku ishuri, yaduhamagara cyangwa akatwandikira kuri Muzunga TV. Murakoze kandi namwe mukomere, turaza kubakorera ubuvugizi. Murakoze.